Ndagusujeho dukurikiye Imana igumugisha. Ngira ngo abantu benshi mujya mwibaza impamvu abadivantiste b'umunsi wa karindwi batajya barya inyama. Gusa muri Bibiliya nta tegeko rihana umuntu wariye inyama, ariko Bibiliya hari inyama zimwe na zimwe itubuza kurya. Iyo tugiye dusoma muri Bibiliya dusangamo banabivuga, bakavuga ubwoko bw'inyamaswa, bakanazivuga nazo bakazivuga amazina zo tutemerewe kurya. Gusa ibi tubizi akenshi kuri dini ry'abadivantiste ko aribo batemerewe kurya inyama, nk'uko ushobora gusanga hari n'undi muntu ku giti cye wahisemo kutarya inyama niyo yaba adasengera mu badivantiste b'umunsi wa karindwi wenda kuko azi ingaruka zabyo, mu buryo bwo kugira ngo aramire ubuzima bwe, cyangwa se nimba yanasomye Bibiliya neza akaba yumva ko byaba bihumanyijwe ugendeye ku ijambo ry'Imana. Tugiye kwinjira rero muri Bibiliya turebe ni izihe nyamaswa zitemewe kuribwa, ni ukubera iki n'abadivantiste batajya barya inyama muri rusange, ni ukubera iki. Ibyo tugiye kwinjiramo ngo turebe. Icyo mwibutsa no gukora subscribe ukakanda ukazajya kujya ubona notification ikiganiro cyose dukizaho, ujye bashaka kucyumvira ku gihe, kandi abingiza rwose nimunyereka urukundo. Wowe ubashije kumva kino kiganiro ukagikurikira ukageza kuri uno munota, icyo ngusaba ni ukumfasha kureba handitse subscribe ukakanda, nanjye nkazambagezaho ibiganiro byizewe, dore ko bari n'ibiganiro bivuga ku ijambo ry'Imana. Kubabeshya nanjye naba ndi kwishuka, ndetse naba ndi no kwiteza ibyago bikomeye cyane. Iyo turebye muri Bibiliya tugasoma mu gitabo cy'Abalewi igice cya 11, ugasoma igice cya 11 cyose, ukajya mu Balewi ugasoma igice cya 11 cyose, niho usangamo inyamaswa z'Imana yategetse. Ubundi Mose Imana yamutegetse, iramubwira ati genda ubwira Abayisiraheli ubabwire bino bintu, babwire ko inyamaswa zemerewe kuribwa zigenda inyamaswa zemerewe kuribwa ari inyamaswa zose, ari icyitwa ko cyose icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije kandi kikuza, nicyo mwemerewe kurya. Ndagira mwumve bino bintu. Inyamaswa rero yose yatuye inzara kandi ikagira imigeri igabanyije. Imigeri igabanyije ni nka kuriya wenda katuvuge nka gutyo umuntu aba afite ukuguru kurekure kugabanyijemo kabiri mu ivi ku buryo ashobora kuguhina. Nibyo bavuga ngo imigeri igabanyije. Gifite imigeri igabanyije kandi kikuza, kandi iyo nyamaswa ikaba yuza. Ubwo ni ukuvuga ngo inyamaswa yatuye inzara ikagira imigeri igabanyije ikaba inuza, niyo abantu bemerewe kurya. Inyamaswa yatuye inzara, kwatura inzara abantu mutari kubyumva neza, reka mbaho urugero. Nk'iyo urebye imbata, urabona ukuntu imbata hagati y'amajanja haba harimo ikintu kimeze nk'umutaka cyatwikiriye nyine hagati mu majanja. Ubwo ikintu cyose kimeze nka kuriya ntabwo kiba cyatuye inzara. Rero ntabwo inyamaswa yose itatuye inzara, ubwo idafitemo biriya bintu, ikaba ifite ukuguru nyine kugabanyijemo kabiri kandi ikaba yuza, iyo nyamaswa iba yemewe kuribwa. Gusa nubwo izo nyamaswa zemewe kuribwa, hari izindi nyamaswa Imana yatubujije kurya. Ujye mu Balewi usome 11 nibwo uri busobanukiwe neza. Noneho muri izo nyamaswa Imana yatubujije harimo ingamiya, imereryi, urukwavu, ingurube. Ubwo hari n'izindi, ngewe nuko nagiye mbikora samari, mbikora incamake kugira tubinyuramo twihuta, mbabwire n'ikintu kizira, mbabwire n'ahantu biri, ku buryo uramutse ufite umwanya wanyarukirayo nawe ugasoma Bibiliya ukabasha kwiyungura ubumenyi neza. Izo nizo nyamaswa muzigenda hano ku butaka Imana yatubwiye ko tutemerewe kuzirya. Ndetse n'iyo usomye Bibiliya ukareba nk'inyamaswa itatuye inzara, ituza nk'uko nari nabibabwiye, nk'imbata buriya nayo ntabwo yemerewe kuribwa. Ni nyinshi. Iyo usomye Bibiliya nibwo usobanukirwa, ukanagenda uzinyuzamo, ukagenda unazitekereza izo nyamaswa zose, nibwo uzisobanukirwa. None iyo ugiye mu biba mu mazi cyangwa se mu nzuzi, mu ruzi, katubivuga gutyo kujya mu byumba, mu mazi, mu ruzi, mu nyanja, mu migezi, ibiba mu mazi byose, ibigira amababa n'ibikoko aba ari byo mujya murya. Ibigira amababa nyine, ubwo nka kuri katuvuge ifi iba ifite utuntu tw'utubaba ku ruhande, ikajya n'ibikoko. Ibikoko ni amagaragamba, ikaba ifite n'amagaragamba. Ni ukuvuga ngo hari amafi nk'ifi yitwa inshonzi, murabizi ko nta magaragamba igira, ibinyerera ukuntu. Iriya fi ntabwo yemerewe kuribwa.
ni ukuvuga ngo amafi yemerewe kuribwa nari amafi bita icyapa, ari abafiteho amagaragamba, afite n'utwa tuntu tumeze nk'utubaba ku ruhande, ari amafi niyo yemerewe kuribwa. none amafi adafite amagaragamba, atanafite utuntu tubaba, ntabwo yemerewe kuribwa ayo mafi. none iyo ugiye mu bisiga, muri zino nyamaswa ziguruka, ukajya mu bisiga inyamaswa batubujije kurya harimo izitwa ikizu, igikona, agaca, igihunyira, uruyongoyongo, agacurama, ndetse hari n'izindi. nuko njye maragiye mbakora samari. icyo nawe mba ngusaba ni ukukurangira ahantu biri nka kunyuramo gakeya, kugira ngo ube ufite ubwo bumenyi. nukenera kumenya ubumenyi bwimbitse, uzagenda nawe ujye kuhasoma nk'uko mbabibabwira. ni mubare igice cya 11. ibyo ni mu bisiga, ntabwo twemerewe kubirya. noneho hari n'ubundi bwoko, ibyigenza bigira amababa bikagenza amaguru 4, murabizira. nk'inyamaswa nyine ziba zigenda, arizo ziri kugenda nyine, ziri kugenda ku butaka, zifite amaguru 4 magufi, zifite amaguru 4 magufi nyine, ubwo muri ya maguru aba atavunyemo kabiri, adaciyemo kabiri. noneho bikaba bifite n'amababa. izi nyamaswa ntabwo zifite n'amaguru 4 ndetse n'amababa, ndetse n'izifite amajanja, izigendesha amajanja zifite amaguru 4, izo nyamaswa ntabwo mwemerewe kuzirya. usibye ibifite amaguru 4 maremare ahinnye, nk'uko nari nabibabwiye, izifite amaguru 4 maremare ahinnye, nk'ari amaguru nyine usanga kuriya inka iba ifite amaguru iyahina, nk'inka we rwose ikwiye kuribwa. inka, ihene, muba mukwiye kuzirya ziriya. ariko iyo urebye nyine isomye ibiro nka gutya ndi kubibabwira, hari inyamaswa nyinshi ziba zitemewe kuribwa rwose. noneho iyo tugiye mu bikururuka bikagenza amaguru, cyangwa se n'ibisa nk'aho bikururuka ariko bifite utuguru dutoya, ntabwo byemerewe kuribwa. hano harimo hari iyo bita umukara, imbeba, icyugu, ikinyogote, igikeri, umuserebanya, ikijongororwa, uruvu, ndetse hari n'izindi nyinshi rwose. izino nyamaswa ntabwo zemerewe kuribwa. izino nyamaswa usanga ziba zimeze nk'aho zikururuka ariko zifite utuntu tw'utuguru dutoya, ntabwo zemewe kuribwa. ndetse n'inyamaswa iyo ari yo yose igenda ikururuka nk'inzoka, nka kuriya za nyamaswa zigenda zose nk'inzoka, za nyamaswa ntabwo zemerewe kuribwa. noneho ugasanga ugahita wibaza ati ibi ko ari byo muri biriya bagiye batubuza, kubera iki noneho nimba abadivantisite kuki batarya inyama izo arizo zose, kandi Bibiliya itatubuza kurya inyama izo arizo zose, itatubuza kurya inyama zose. impamvu abadivantisite batajya barya inyama, bagendera ku bintu byinshi. iyo basomye mu itangiriro, hari ahantu mbanza ari ku gice cya 11 ku murongo wa 2, aho Imana bivugwa ko nyine yahaye Adamu na Eva, ikababwira ati mujye murya ziriya mbuto. murabizi ko yabahaye ibintu byose bituruka ku bimera. noneho kandi niyo urebye ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'abantu, bagenda bavuga ko ibiturutse ku bimera ari byo bituma umuntu agira ubuzima bwiza. abadive icyo kintu bakigenda bakavuga ati n'ubundi inyamaswa nyinshi Imana yatubujije kuzirya, aho kugira tujye kuzirya rero reka twirire ibyakomotse ku bimera. usanga cyane n'abadivantisite hari inyama bita tofu bajya bateka bakarya, nizo bafata nk'aho ari inyama zabo, n'ibindi bita merci madame. usanga ibyo ngibyo ari ibintu bikoreye binyuze mu mafarini. murabizi ifarini ni ingano basya, ugasanga bakoze ibintu muri soya, nk'iyo tofu nayo bayikora muri soya, ugasanga bagiye bashyiramo ibirungo nyine by'ibimera, apana zino nyama. ugasanga nizo nyama bikorera, bikabaha amahoro kandi bakagira ubuzima bwiza, kandi ntibaniteranye n'Imana. gusa ntabwo bivuze ko abadivantisite bose batarya inyama, hari abazirya ariko bakirinda gukora icyaha. kandi igenda itubwira ko inyamaswa, muri zino nyamaswa ziziririzwa cyangwa tutemerewe kurya, niyo yaba yapfuye uba utemerewe kuyikoraho, kuko iyo uyikozeho wirirwa wahumanye nyine, ubwo ubuhumanye kugeza nimugoroba nyine, kugeza umunsi urangiye, kugeza nimugoroba umunsi urangiye, niko Bibiliya ivuga. iyo uyikozeho cyangwa se niyo agace gato k'iyo nyamaswa kakora ku mwenda wambaye, ni ukuvuga ngo uwo mwenda uba ukwiye kuwuvanamo ukawumesa, kuko iyo utawuvanyemo uwo mwenda uba wahumanye, kandi nawe wambaye uhita uhumana,
kugeza nimugoroba umunsi urangiye. Niyo mpamvu uba utemerewe buri hantu hose yakora ku gikoresho icyo ari cyo cyose yakoraho iyo nyamaswa yapfuye, wowe ubwawe ntabwo wemerewe kubikoraho, ndetse ntabwo iba yemerewe gukora no ku gikoresho icyo ari cyo cyose ukoresha, kuko icyo gikoresho kirirwa cyahumanya umunsi wose kugeza nimugoroba, ubwo umunsi ugize ute, umunsi urangiye. Icyo nabasaba rero ni uko mwagendera kuri Bibiliya mukareba zino nyamaswa twemerewe kurya zidahumanye, nizo twazaturya ndetse tukabana neza n'Imana yacu, ndetse natwe ntitwiyangirize ubuzima bwacu, cyangwa se tugafata umwanzuro nk'abadivantisite babigize umwuga tugahitamo kwirira ibintu bituruka ku bimera. Nibyo njye nabahitiramo. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, kandi icyo musaba ni ukunyereka urukundo pe, mukajya muri comment mukambwira ati ibintu bimeze gutya, ndetse mukajya no kuri subscribe mugakandaho, byaba na ngombwa mugakanda no kazogera kujya mujye mubona notification buri uko nshyizeho ikiganiro. Kandi niba ikiganiro kiba cyakuryoheye jya ukanda like. Ciao ciao.